Mukuralinda nkuko babyanditse nize amategeko mu Bubiligi ndarangiza ntangira kubavoka maze nk'amezi 9 mpora n'umugabo witwa Gisi sinzi niba ari hano ati dutaye ntitugende gutyo gusa Gisire ntabwo mutamuzi niba batari hano ntabwo mutamuzi ubwo ndagenda rero ngeze i Kigali. Ibiro by'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda byahamije iguri y'akabaro y'urupfu rw'umuvugizi wa guverinoma wungirije Alain Mukuralinda. Mukuralinda yitabye Imana mu bitaro by'umwami byitiriwe umwami Faisal Kigali azize indwara y'umutima nk'uko iri tangazo ryatanzwe. Inkuru y'urupfu rwe yakomeje guhwihwiswa ku gicamunsi cyeje kuwa 3 Mata 2025, ariko amakuru akomeza kuvuguruzanya bavuga ko atapfuye. Ariko uyu munsi muri iki gitondo ibiro bya guverinoma y'u Rwanda byabikize ku mugaragaro bivuga ko uyu mugabo Alain Mukuralinda yitabye Imana. Uyu mugabo mu kwezi ko Ukuboza 2021 nibwo inama y'abaminisitiri yemeje Alain Mukuralinda ku mwanya w'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda wungirije. Kuri uyu mwanya nibwo yatangajwe. Mukuralinda wize amategeko, yakoze imirimo itandukanye muri leta. Uyu mugabo ni muntu ki? Ubundi amateka ye nayahe? Ngo hayikaze. My name is Morde. Alain Mukuralinda, inzira y'ubuzima bwuzuye impinduka, inzozi n'ubufasha ku bahanzi. Alain Mukuralinda ni umwe mu Banyarwanda bafite amateka yihariye agaragaza inzira y'ubuzima babayemo, impinduka nyinshi ariko zose zishingiye ku gukurikira inzozi no kwihangana mu bihe bikomeye. Yavutse mu mwaka w'1970. Amashuri y'incuke yayize mu Rugunga, akomereza amashuri abanza aho yayize imyaka 8 bitewe n'impinduramatwara zari ziri icyo gihe, impinduka mu burezi mu gihe cy'impinduramatwara. Nyuma yaho yakomereje amashuri yisumbuye i Rwamagana aho yize mu gice cy'icungamutungo economique mu gihe cy'imyaka igera kuri 6 yiga economy. Mu mwaka w'1990 mu kwezi kwa Kamena yarangije amashuri yisumbuye maze ahabwa buruse yo kujya kwiga muri kaminuza y'I Butare. Ariko ibintu ntibyagenze nk'uko yabitekerezaga kuko byaje guhinduka biza kwicurika kubera intambara yabaye icyo gihe yatumye amasomo adatangirira igihe. Hahitabaho umwaka w'imfabusa ku mashuri yo mu Rwanda, hahitabaho umwaka w'ihagarikwa ry'amashuri azwi nka année blanche. Ni muri uwo mwaka hagati y'ukwezi kwa Werurwe n'ukwa Mata aho Alain yatangiye kwiga gitari no gukunda umuziki bikomeye cyane mu buryo bwimbitse. Mu gihe gito n'abandi bahanzi bagenzi be bashinze itsinda rya Galaxy Band ricuranga umuziki bakanaririmba mu bitaramo bitandukanye mu mabanda agiye atandukanye. Itsinda ry'umuziki ryagize uruhare mu buhanzi bw'uwo mwaka w'ibihe bikomeye, dore ko ryaje kuzamuka rikamenyekana abantu bose bagatangira kurimenya. Mu kwezi kwa Nzeri 1991 yahawe amahirwe yo kujya gukomereza amasomo mu Bubiligi aho yinjiye mu ishami rya science politique ndetse na sociale. Ariko ubwo amasomo yatangiraga yahise abona ko harimo amasomo y'imibare myinshi cyane, ibi natigeze akunda kuva akiri muto. Yagize ati nangaga imibare cyane ku buryo no kwitsinda byari bigoye, byari ingorabahizi. Abandi banyeshuri basubiyemo amasomo ajyanye n'imibare mu minsi 20 gusa babaga bayarangije, mbona ndasigaye nkabona nkasigara nkagumya nkasigara. Ati sinatinze gufata umwanzuro kuko yo wamaraga iminsi 30 wiga utarahindura ibyo wahisemo byabaga bibaye mahwi, byabaga bibaye burundu, wakomeza gukabyiga kugeza iherezo urangije. Muri icyo gihe kandi ari gushijinganya yahise asaba kwimurirwa mu ishami ry'amategeko. Iri shami kandi ari naryo yaje kurangirizamo nyuma y'amasomo. Yakoreye stage i Bruxelles nk'umunyamwuga w'amategeko, umwavoka, abasha kwimenyereza umwuga w'ubucamanza mu buryo bwimbitse kandi bufatika. Nyuma y'imyaka inkuru yagarutse mu itangazamakuru ubwo yatangazwaga nk'umuvugizi mukuru wa guverinoma y'u Rwanda. Yagitangaje nuko ubwe yabimenyeshejwe n'umunyamakuru bari bicaranye bari gukorana interview, we atari yabimenye. Yavuze ko byamutunguye ariko kandi byamuhaye ikindi cyerekezo cy'ubuzima, iyindi direction y'ubuzima. Nubwo yinjiye mu buyobozi, Alain yavuze ko atazasubika inzozi ze zo gufasha abahanzi bakiri hasi, by'umwihariko abari ku rwego rwo hasi. Yagize ati mfite imishinga myinshi kandi ndifuza gukomeza gutanga umusanzu wanjye mu ruganda rwa muzika, mu ruganda rw'umuziki mu Rwanda. Ati nari mfite imishinga myinshi kandi nifuza gukomeza gutanga umusanzu wanjye mu ruganda rw'umuziki nyarwanda
aho mu mwaka wa 2022 nateguraga igitaramo nyuma ya COVID-19 kizahurizwamo abahanzi bari ku rwego rwo hasi baciriritse kugira ngo nabo bazamuke. Alain Mukuralinda ni urugero rw'umuntu utaremeye kuguma mu nzira imwe gusa igihe cyose. Alain Mukuralinda ni urugero rw'umuntu utaremeye kuguma mu nzira imwe gusa igihe cyose. Alain Mukuralinda ni urugero rw'umuntu utaremeye kuguma mu nzira imwe gusa igihe cyose, kuko yavuye mu mashuri y'icungamutungo yinjira mu muziki ahinduka umunyamategeko nyuma akinjira mu nzego za leta. Ni urugero rw'uburyo umuntu ashobora kubaka ubuzima bufite intego nubwo bizasaba guhindura inzira inshuro nyinshi. Uyu mugabo kandi yafashije abahanzi batandukanye, yafashije igisupusupu, dore ko igisupusupu cyamubwiye amagambo asa nk'akoza ku mutima. Yaramubwiye ati, wowe ntabwo uzi agaciro cyangwa se ingano y'ibintu wamfashije uko bingana, nta n'umwe uzi ibintu wamfashije uko bingana, nta n'umwe uzi agaciro kuko wamfashije. Umugabo wararaga mu rutoki, umugabo utaragiraga ahuba, none ubu ngubu nkaba mbonyeho kuba. Ati Alain, atura umuvandimwe, ati waramfashije. Aya magambo kandi igisupusupu cyamubwiye mu gihe bari bicaye bari kuganira. Uyu mugabo kandi yaririmbye indirimbo zitandukanye zagiye zamamara ku isi hose, zagiye zamamara zigafasha abantu kwidagadura. Matsinda batsinde ikoreshwa n'Amavubi igihe yakinnye. Ndetse yahimbye n'izindi zakunzwe mu makipe. Uyu mugabo akaba yaranakoze ibijyanye n'urwenya, dore ko no mu gusetsa abantu mu mbwirwaruhame ze nyinshi cyane yumvikanagamo amagambo asetsa abantu atandukanye, aho yaganiraga n'abadiaspora ukagira ngo neza ari kubakinira komedi kandi arimo aratanga ikiganiro. Uyu mugabo kandi azwiho ko yaragirwaga imbwirwaruhame nziza zifite icyo zigisha kandi zisetsa abantu. Akazi k'ubushinjacyaha yakamazemo imyaka 13, kandi muri iyo 13 yaje kuba umuvugizi w'ubushinjacyaha bw'u Rwanda, kandi yagiye muri departement, kandi yaje kujya muri departement nationali. Yavuze ko aha yahuriye n'imanza z'ibigugu, imanza zikomeye, ariko yavuze ko n'ubundi nakabuza ibimenyetso byabikemuraga bigatasha gutanga ubutabera bwuzuye. Kandi uyu mugabo yatangaje ko ari mariye kandi afite umugore wakoze muri banki y'i Buruseli, ndetse akaba afite abana 2. Uyu mugabo kandi wagiye wumvikana ayobora abahanzi batandukanye, dore ko yanafashije igisupusupu akabasha kuzamuka. Uwari umugabo udafite harara, uwari umugabo udafite kirengera, igisupusupu yamugejeje ku rwego rutangaje. Uyu mugabo azahora yibukwa. Guverinoma y'u Rwanda kandi yatangaje ko yabuze umuntu w'ingenzi, umuntu ukomeye, inkingi ya mwamba mu nzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda. Ariko s'u Rwanda hari icyo kigaragaye mu nzego z'u Rwanda. Uyu mugabo Imana imwakire mu bayo, reka tumwifurize iruhuko ridashira. Reka mubwire ngo comment hasi ntugende utayiduhaye, ese urashaka ko tuzakuvugira kuki? My name is Morde, ndabashimiye.